Gushima byubaka urukundo mu rugo, ukudashima byangiza byose, ubundi ingaruka ukazambara wenyine. Iki kiganiro kigiye kutubwira ngo igihe uri mu bubatse urugo cyangwa se igihe uzaba warubatse urugo, umugore wawe udashima uzamutandukanyiriza hehe n'umugore wa nyawe muzima ukubereye? Uzakora iki? Umugabo udashima azarangwa n'iki? Nitwa Ismael Mugisha, bahaye ikaze, mukomeze mukore subscribe, nibwo muzajya mubona ibiganiro rusange tubagezaho by'ubwenge, ibiganiro bikwigisha buri munsi birihutirwa. Umugore udashima ntabwo ashobora kukureka ngo agende, aguma gukomeza kukumunga. Umugore udashima ntabwo ashobora kugenda, sinzi ibyo bintu niba nawe warabibonye. Ntakureka ngo wibereho, ntakurekera ubuzima bwawe, ntava mu nzu yawe, aguma hafi aho. Mbere yo gukomeza, ahantu dukoresha ijambo umugore udashima n'andi yose ajya kumera nkayo, twumva abantu muri rusange, umugabo cyangwa se umugore, nuko ari byo rigaruka kenshi, gusa tubifate gutyo. Hari uburyo bakuguma iruhande kugeza igihe bakumazemo ubugingo bwawe, baguma hafi yawe ku rwego bakumaramo imbaraga, icyizere cyawe, imitungo yawe, rimwe na rimwe ibyo byose baramunga. Nyamara wahitamo kugenda ngo ubareke wigendere, bazarira yo kwarika, bazinginga cyane ku buryo uzagira ngo wangije umupangu mubisha bari bafite wo kukwangiza bucece. Nyamara umugore nyawe abyaza umusaruro byose umuhereza, kuva ku rukundo, amafaranga, kumwitaho, byose. Umugore w'indashima we ararya byose kugeza nta na kimwe gisigaye kigusigayemo, kuburyo wumva nawe urambiwe. Reka tubicemo. Uyu ntabwo akuguma hafi kubera urukundo, azakuguma hafi kubera ubuzima umuhereza. Abaye uri umuntu mwiza yakakuretse akagenda, nyamara akuguma hafi kubera ko ukumuba hafi kwawe abyungukiramo, kubera ko ukora byose kubwe, kubera ko ukuntu umukunda bituma ubuzima bwe bworoha. Uyu mugore udashima yanga kukuva iruhande, kubera ko kukuva iruhande bisobanuye gutakaza inyungu. Wibwira ko ari umwizerwa nk'ukuri, nyamara ni umwizerwa ahubwo ku bintu umuhereza. Ubyita urukundo, we akabyita amahirwe y'inyungu. Buriya umugore w'indashima yibagirwa byose umukorera, gusa bya bintu utamukoreye akabyibuka kubi. Icyo kimenyetso ntuzakirengagize, byose ku murongo. Umuha umwanya wawe, utahakare ngo muganire, ibyo ntacyo bimubwira. Wigomwa byose kubwe, we yumva ari ibisanzwe rwose. Mu makimbirane uramuyoboka kugira ngo byose bicururuke, ibyo nabyo ntacyo bitwaye. Gusa nyerera gato, mubwire ko unaniwe. Umwanya wananiwe kumuha biriya byose birenze ibikenewe agusaba, uwo mwanya muto azafata icyo kintu kimwe, rimwe na rimwe akaba ari n'akantu gato, akagira ikintu kinini kandi gihanagure byose wamukoreye byiza. Ukudashima ntabwo guha agaciro imbaraga ushora mu bintu cyangwa se ukoresha. Ukudashima kubona gusa ibitabonetse, ibyo utatanze. Azakumunga kugeza ubugingo bwawe bugushizemo, ubugwaneza bwawe kugeza butagihangije, ukwihangana kwawe kugeza utakikubasha. Ndetse we azajya byita kutita ku bintu kwawe, ukutita ku bintu. Niba unaniwe azajya akubwira ko wahindutse, arakunaniza, ubundi bakakubwira ko ari wowe wabyikoze byose, ari wowe wabizanye mu mibanire yawe nawe. Ni wowe wandakaje, ni wowe usigaye urakara vuba, utekereza ku bintu cyane, kandi narakubwiye ujye unyihanganira. Kuki utabigenje gutya? Nta mugore udashima uzagufata ngo akwangize vuba, babikora gake gake bijyana n'igihe. Nta rusaku, gusa ubuzima bwawe mucanamo bugenda bukumunga nk'isuri y'imvura nyinshi itwara ubutaka itazabugarura. Umugore udashima ikintu kizamukwereka, azagukunda igihe cyonyine afite ubwoba bwo gutakaza ibintu umuhereza, gutakaza inyungu. N'abagabo nuko ariko. Umunsi wahagaritse gukora cyane ngo umushimishe, umuhe umugati, umunsi wahisemo kwicecekera azahinduka. Ubu none azakorohera, azakwinginga bitunguranye, ndetse azabona agaciro kawe. Nyamara ntabwo ari uko yahindutse icyo gihe aba yataye umutwe. Ibyo nawe bijya bikubaho. Umugore udashima arangwa cyane no gutinya kudatakaza. Umugore udashima ntabwo arangwa cyane no gutinya kugutakaza, atinya gutakaza ibyo agukuraho.
azakwitwaraho neza, nyamara si urukundo, ni ukwirwanaho. Ni amayeri yo gutuma akomeza kunguka, akungukiraho, kugerageza kumuha amahoro ye ngo wigendere, ahita yihindura inzirakarengane. Numusiga ukamureka, asigara yumva yumiwe, ntacyo ariho, ndetse mu bijyanye n'amarangamutima asigara yumva byamurangiranye. Ikibazo ni kimwe, kuki atabikosora kare? Kumurekera amahoro ye, azatangira kubwira umuntu bahuye wese ko wamutengushye. Yaranditse, yananiwe kuba umugabo, yananiwe kubana nanjye, nari nkwiye ibirenze, gusa na duke yananiwe kutuma. Nyamara turabizi ko wamwihanganiye bihagije. Nta mugore, nta mugabo udashima ubasha kuvuga ibyo yagukoze, uburyo yakugoye, uburyo we atakubereye umuntu mwiza. Icyo gihe uzaba uri umunyamahirwe, kubera ko abagore badashima ntabwo batakaza abagabo beza, ahubwo bashaka uburyo bagumya kubakoresha. Iyo usigaye ntacyo ufite cyo gutanga rero, we azabwira abantu byakunaniye, wamusize, wabaye umunyantege nkeya. Abagore badashima rero ntabwo bakoreka ngo bagende, bazagukoresha uva amaraso gake gake kugeza uhunze, niba ushaka kurokoka. Nta mugabo, nta mugore uhinduka mu ijoro rimwe, bisaba imyaka myinshi adashimwa. Urashaka kubaka urugo? Abagore mujye muhitamo, abagabo mujye muhitamo abagore cyangwa se abagabo baha agaciro imbaraga zanyu, aho kuba bariya bazimunga. Abagore babuzuza, abagabo babuzuza, aho kuba ababamaramo, ababamaraho ibyo mufite, ibyo mutanga byonyine ubutazagaruka. Gushima byubaka urukundo mu rugo, uko udashima byangiza byose, ubundi ingaruka ukazambara wenyine. Urubuga Life Compass ni urubuga rugira abantu inama ku buntu nk'izi. Life Compass Rwanda, ushobora gukanda kuri link nashyize munsi y'iyi video no muri comment, ubundi ukabasha cyangwa se ukabasha kuba wagisha inama ku byerekeye urukundo, ubuzima, amafaranga ndetse n'imibereho. Wabona no kuri Facebook. Kuri urubuga uba ushobora guhabwa ubujyanama kuri WhatsApp yawe, SMS ndetse na email ukoresheje ibyo ngibyo. Byose bigakorwa mu ibanga, nawe umenye uwo uriwe, kandi ubwo ugahabwa ubujyanama bukubereye. Life Compass, habwa inama y'umunsi ku gihe, wirinda ko inshuti zawe zigushyira hanze cyangwa se zazagushyira hanze nyuma y'uko wazisangiza amabanga yawe. Nshuti bakunzi bacu, nishimira ko mumenya gukurikira Télé Montagne Rwanda. Ikiganiro naha tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze, amanuka munsi y'ivideo wandike ijambo rigira riti duhereze ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ndashaka kubahereza ibiganiro byiza kandi biracyahari. Kugira uri cyawe hagana iburyo hari ibindi biganiro wareba. Mwibuke mukore subscribe, birihutirwa.